turagushimye data wa twese udukundiye kubaho uduhaye umwanya wo kugeza amasaha tukiriho aho twicaye mu ngo zacu mu matsinda mato n'amanini y'imiryango turagusabye gutweze kandi tuboneze nuhamagara bera tuzagusangane twishimye tumaze kwiga byinshi bidusaba guhinduka kwa mu itorero ryawe tukaba ku isi tuzi naho igihe kigeze turagusabye ngo n'uyu mwanya twinjiyemo kumenya neza ubuzima bwacu nabwo tubere ku mwungere mwiza wabwo tubishimira izina ryawe tubyambaje mu izina rya Yesu ko ndagira ngo umuyobozi wa gahunda yakunze kubabwira kenshi ko ikigo giheruka ari kireba n'amagara y'abantu nabyo ni ihame byo twizera ntabwo ari rihimbano si ukuryoshya amagambo si no kwireherezaho abantu ahubwo ni ubundi buryo bw'ubutabazi Imana yageneye imperuka Imana ishaka gukiza abanyabyaha iberetse Yesu ikabakiza ibinyoma iberetse umuburo uheruka yarangiza ikabakiza n'umubiri ikoresheje ibyaremwe izo nzira zose n'iz'ubutumwa bwa Marika wa gatatu akoreramo niyo mpamvu dufite umutwe w'amagambo w'uyu munsi utubwira amagambo make cyane tuvuga ngo ibitera indwara n'ibizivura aho niho turi bwerekeze amaso yacu uyu munsi izi ndwara muri kureba ku isi nubone wo mutwe w'amagambo ariko kuba bizi neza basoma Bibiliya zabo ubutabazi bwa Yesu bwahoze buri gihe n'ubundi bugoboka abantu bukayoboka butitaye ku mutima gusa ahubwo bwitaye no ku mubiri muri Zaburi 103 umurongo waho wa mbere kugeza 3 hatubwira ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera umutima wanjye himbaza Uwiteka ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose umurongo wa 3 ni wabari ibyo wakiraniwe byose agakiza n'indwara zawe zose urukumva kubwo afite imirimo ibiri ni ugutuma ubabarirwa ibyo wakiraniwe kandi ukongera ugukizwa n'indwara muri Zaburi izo ndwara ziba zavuye ni Zaburi 107 umurongo waho n'uwa 17 kugeza 20 izo ndwara ziba zavuye ibiri marima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo imitima yabo ihuga ibyo kurya biva bikajya bakegera amarembo y'urupfu niba Paul akomeje agira ati bakegera amarembo y'urupfu murongo wa 19 maze bagatakira Uwiteka bari mu byago akabakiza imibabaro yabo akohereza ijambo rye akabakiza indwara akabakiza kwinjira mu mva zabo aho bishimira Uwiteka bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu urumva kubwo indwara zivuzwa aho zavuye nuko abantu bahuzwe ibyo kurya bikava iyo bikajya iyo bijya hose ibyo turabivugaho gato cyane tugarutse ntabwo ibyo tuvuze nk'ibyo kurya kubihugwa byose ntabwo harimo bya bindi abantu bipangiye kurya Imana itarabibageneye ahubwo ni uguhugwa iby'Imana yabapangiye ukurikiranye muri Mariko 16 ubwo nashaka kubereka neza ko kwigisha abantu ko barengera amagara yabo ni ihame rya Yesu niyo mpamvu avuze ku murongo wa igice cya 16-17 kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ni ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazavuga indimi nshya bazafata inzoka kandi bazanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato umurongo wa 19 ku mwami amaze kuvuga atyo yavuze byinshi cyane n'ibimenyetso byo gusa bagomba gukiza ndagira ngo bajya hirya no hino bakiza twari kureba ko bafite n'ibyo bamarira uyu mubiri wacu mu nshingano dufite zo mu minsi y'imperuka nk'abagorozi kandi bemera n'ivugurura twemerwa ko byanze bikunze umutima ari muzima ariko umubiri urwaye umubyizi wundi waba muto n'umubiri ari muzima ariko umutima urwaye n'undi mubyizi waba muto birakwiriye ko byombi bikorana kugira ngo tugere ku mubyizi ukwiriye mu by'umubiri no mu by'umwuka mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore page 231 ni inshingano yacu ni ikibazo babajije baravuga ati que peut-on faire pour arrêter la vague de maladies et de crimes ni iki twakora dukora iki ni ikibazo tubajijwe indwara zirahari hari umuvumba wazo ku bakuru n'abatoya impinja n'incuke ibitambambuga n'abasore aho hose indwara zikomeje kugenda zoreka abantu dukora iki ni ikibazo yarangiza ubwo rero kimwe mu bisubizo byabyo nibyo biba bituzanye ahangaha ni ukugira ngo nibura buri wese abigiremo uruhare kugira ngo bikurebe bindebe biturebe buri wese amenye ukuntu yahagarika uyu muvumba kuko gupfa k'umuntu umwe n'uguhomba ku isi yose kugwara kumwe n'ugihombo cy'isi yose isi birumbije y'umuntu umwe arwaye
niyo mpamvu buri gihe akuba atabizi yibwira ngo ni wa wundi wabaye gusa, ariko wababaye. Niba arwaye yari umuhinzi, ubwo bivuze neza ngo ubwo ibyo twamuha ahagaho bizabura. Niba yararwaye ari umutegetsi, ubwo byanze bikunze amahame yayoboraga yose azapfa. Niba arwaye yari mwarimu, ubwo byanze bikunze abanyeshuri barahombye, kandi ubwo abanyeshuri bahombye na mwarimu n'ababyeyi barahombye. Niyo mpamvu niba yarasanzwe atanga inama, umuntu umwe gusa yapfuye cyangwa arwaye, isi bihombye. Ku batabizi nicyo kibazo gikomeye cyane. Niba yari afite iduka karikinga, ubwo byanze bikunze aho tugura haragiye. Niba yari ashinzwe amazi, ubwo turayabura uwo munsi. Niba se yari ashinzwe korora, ubwo byanze bikunze amatara abura ku bayakunda. Yarangiza niba yari ashinzwe tagisi, ubwo zirahagarara ziragabanuka. Niyo mpamvu buri gihe hakwiriye gukorwa mu beniki twakora ngo duhagarike uyu muvumba w'indwara hepati qui entraîne la famille humaine vers la ruine et la mort, kuko biri kugenda bijyana umuntu mu kurimbuka no mu rupfu. C'est vrai que la cause principale du mal provient de ce qu'on se livre aux appétits et aux passions. Niba ari ukuri tukaba tubyemera ko burya indwara aho zikomoka ari ugutegekwa n'ipfa ndetse n'irari, gutegekwa n'ipfa n'irari niho bishingiye, niyo marembo magari. Niyo mpamvu tugomba kubyibazaho tukabitekereza. Aho nta nubwo ndi buhatinde cyane. Icyo nashaka kwibaza ngo niba ari ukuri ko byanze bikunze, kiretse ubisomye mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi page 549 mu kigo kivuga ngo Samsoni, haratubwira ngo imirire bantu ngo ni bake cyane, rare ni bake, ni imboneka rimwe, ni barakabije, ni nyaranga. Bazi ko ibyo barya ari byo bakomoramo amagara mazima, bazi ko ibyo barya ari bwo bakomoramo imico myiza, ngo bazi ko ibyo barya ari bwo bakomoramo kubingira akamaro, kandi bazi ko ibyo barya ari bwo bakomoramo umurage wabo iteka ryose. Niba ari amagara mabi, ubwo ni imirire mibi. Yarangiza niba ari imico mibi, ubwo ni imiriro mibi. Niba ari ukubaho gusura imburamumaro, ubwo ni imirire wariye mibi. Niba umurage wawe uzaba nabi, ni imirire mibi. Ariko nunarya neza, uzakuramo amagara meza, uzakuramo imico myiza, uzakuramo kubingira akamaro ku isi, uzakuramo umurage wawe witeka ryose. Niyo mpamvu bigomba gutekerezwa, maze Pawulo akakubwira ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mukore byose guhimbaza Imana. Rero turagerageza gusa n'abihutana iyi ngingo kugira ngo nibura buri wese agerageze kutwumva. Indwara ni iki bwazo, indwara se ziterwa n'iki, ibwirwa n'iki kurwaye, ese hari indwara ziyoberanya mu murwayi. Ingingo ya 5 ni indwara z'akarande zibaho. 6 wari uzi ko umubabaro utera indwara. 7 hari indwara ziterwa no kudamarara. Ibyo bintu byose turabinyuramo twihuse gusa by'indwara gusa kugira ngo tuzagere ku muti, ariko abantu banazi naho indwara ziva. None indwara ni iki? Usomye igitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, ugasomamwo ingingo itubwira ngo qu'est-ce que la maladie, bakagusobanurira neza, bakubwira ngo n'ingingo zitazi umurimo wazo, n'ingingo zitawushoboye, n'ingingo zitazi gukorana n'izindi, n'ingingo zitazi kwirengera. Ubwo umuntu abarwaye. Iyo bigeze igihe urugingo rukabaho, niba ari ijisho rikananirwa kureba, ubwo ryananiwe umurimo wazo. Ubwo ryananiwe gukorana n'ubwonko, rikaba ritazi gutandukanya ibyo bintu, bikaba furu gusa ukabona ari ibintu by'akajagari. Ubwo kurwara ni urugingo rutazi umurimo warwo, kurwara ni urugingo ruhuza ariko rwahunaniwe, kurwara ni urugingo rwananiwe gukorana n'urundi, kurwara ni urugingo rwananiwe kwikingira. Ubwo umuntu bavuze ngo l'homme malade, ubwo muri ako kanya umuntu abarwaye. Ibyo rero ubwo aho ntabwo mpatambuka. Niba amatwi yawe atumva kandi ahari, ubwo urarwaye. Niba amaso yawe atareba, niba udahumurirwa ku mazuru, niba urya nturyoherwe, niba umira ntibigende, niba igifu kitagogora, niba amara yawe utituma kandi uyafite, ubwo ugize ute? Urarwaye. Nibyo yarangiza kiraba ikibazo. Niba biguhera mu gifu ntibijye mu mara, niba biba mu mara yarangiza ntibisohoke ngo ujye kubituma bigenewe kwituma, niba amaraso atageraho yagenewe, ubwo urarwaye. Kubw'ibyo ndagira nti iyo ni ingingo ya mbere. None se indwara ziterwa n'iki? Izo nazo ziterwa n'ibintu byinshi cyane. Ubwo urakwiriye kumenya neza. Iyi ngingo ya 2 nayo ntabwo turi bugerageze, twamaze kureba yuko ngo bakegera amarembo y'urupfu bitewe nuko bahuzwa ibyo kurya bikava iyo bijya hose. Noneho ntabwo ndi bugerageze gusa n'umuntu uri bugerageze kubitindaho. Zimwe ni indyo mbi, icya 2 ni indyo ikennye, 3 ni indyo ishaje,
kane ni indyo yanduye. Ibyo ni ibice bine bya mbere indwara zishobora guturuka ku byo kurya gusa. Ni uko umuntu yaba ari indyo imbi cyangwa indyo ikennye cyangwa indyo ishaje cyangwa indyo yanduye. Ibyo biri mu bintu byatuma ibyo urya bitakuyoboka cyangwa se ngo bikurengere mu buzima. Ubutamenya nayo ni B yabyo. Iyo yari A ni guturuka ku mirire. Hari ibindi byica abantu: ubutamenya, ubunebwe, ubwenge buke, umutima mubi, kutizera no gukunda cyangwa se gahunda nke mu mirire. Ibyo nabyo ushobora kubigira byiza nibyo byabyo kugira ngo ariko ubutamenya ntanze nk'icyitegererezo ku banyumva baraza kunyumva neza be kubwirwa bigora yarangiza bazirikana ibikurikira. Ubuze ubutamenya ni nko kujya kubona ukabona muri kino gihe umuntu afaje beterave agafata n'inanasi agasya agakora umutobe yarangiza akavuga ati beterave iryoherera cyane cyangwa se nabi ikagira ikintu kitaryoshye yarangiza bigatuma aba bantu batagira amahirwe. Ubwo bumenyi buke buhuza imboga n'imbuto bugatuma bibagwa nabi. Ibyo bikaba bidahura. Ibyo ni ubutamenya. Azagwara indwara ya beterave yahuye na inanasi ariko azaba bitewe no kutamenya cyane, kuko abantu bigana kandi kose ku buryo bigana kwambara, bakigana kuvuga, bakigana kugenda, bakigana kubaka, yewe nunashaka bakigana no gusubiza bakamenya ko banigijwe bitewe nuko kandi turi muri bafite caractère imitateur. Bigatuma abantu benshi cyane ubutamenya butuma ubunebwe nabwo bushobora gutera indwara, ubwenge buke bushobora gutera indwara, umutima mubi ushobora gutera indwara, kutizera bitera indwara, gahunda nke mu mirire bitera indwara. Ubwo byanze bikunze kugira ngo uzashobore guhangana na biriya bintu byose birakwiriye kubimenya ngo nibura buri wese agerageze gukurikirana neza. Noneho wabwirwa n'iki kurwaye rero ndagira ngo ni igihe cyose twamaze kwireba haruguru. Niba umubiri wawe unanirwa ingingo zawo umurimo wawe wose bikakunanira ubwo urarwaye. Ese hari indwara ziyoberanya mu murwayi? Yego. Hari indwara nko gukena kw'imisemburo ntabwo umuntu yatonekara. Ashobora kugibara aho ngaho gusa. Wenda nko mu gitabo kitwa Hygiène physiologique umuntu umwe yaranditse avukora ibintu bikomeye cyane ari gusobanura ibyo birebana n'imvura. Aravuga ngo le manque d'hormones engendre l'esprit infantile. Niba ngo ibura ry'imisemburo rijya ribyara guhora umuntu ameze nk'umwana. Ubwo rero kubw'ibyo wumve ko niba utashobora kubara, utashobora gushyira kuri gahunda, ibintu byawe bipfuye ubona nta kibazo, byaje imbere ukabona nta nyungu, ibintu byose ukabura nk'umwana. Ubwo aba ari imisemburo yabuze, ariko ntaho wavuga ngo umutwe urandiye, ijisho ndiri kureba, ndi gutonekara, natumbye. Ariko ubwo hari indwara zimwe zigenderaho yarangiza. Hariho n'izindi umuntu ashobora ibimba mu mutwe ukabona uko ureba rimwe rimwe nturebe, ariko yarangiza ukabona umuntu mu kanya arapfuye cyangwa abaye paralize bitewe n'uko indwara yigendanye ntabimenye. Noneho ku ngingo gatanu ni indwara z'akarande zibaho. Yego, mu birebana n'imiterere yacu dufite ihererekanyamurage, tukagira indemano, tukagira imirire y'abatubyaye n'iyacu bwite, tukagira n'uburezi twahawe, tukagira n'akarere twavutsemo. Yarangiza ibyo byose bishobora kuba intandaro y'indwara zacu. Ibyo bigatuma abantu benshi cyane bashobora kuba bafite ikibazo indwara z'akarande. Ugasanga iwanyu mwagwaraga rubagimpande, abandi wabo barwara kansere, abandi wabo barwara umutima. Ugasanga izo ndwara z'akarande zikunze kuhaba, ugasanga buri wese asa n'uwanduriza iwabo ku buryo ababizi bazivura batarazirwara, bitewe no kumenya neza ko nyirakuru, isekuru, ise, nyina wabo, nyirasenge bari bazifite. Arafite ko yirengera hakiri kare akitabara. Noneho waruzi ko umubabaro utera indwara. Bibiri iti umutima unezerewe n'umutima mwiza, ariko umutima wabaye utera kondo. Mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu hakubwira neza ingingo zikomeye. Bakakubwira ngo byanze bikunze iyo umuntu ababaye amaraso agenda buhoro. Ngo yababara umwijima ugakora nabi, yababara indyo igogora rikagenda nabi, ngo yababara umutima ugatera nabi kandi amaraso ntagera aho yagenewe. Ibyo ni ibikwereka neza ko nubwo waba wibwira ko impamvu zikubaza zawe zifite ishingiro, uzazangire. Kuko ntabwo kuba watutswe, kuba wanzwe byatuma nawe wiyicira. Uwakwiciye yishe umwe nawe ukica undi, mwembi mwaba muri abicanyi. Niyo mpamvu ari ngombwa kubitekerezaho neza. Hari indwara ziterwa no kudamarara. Ibyo babibajije Bibiliya yabikubwira neza, kuko
mu gice cya mbere cy'imigani umurongo wa 32 hatubwiramwo amagambo akurikira indwara zishobora guterwa n'ikindi kintu yarangiza katwumve uko Bibiliya ibivuga. Haranditse agira ati ubuhemu bw'abaswa buzabicisha kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Urukumva ko ubwuyu tekereza ko ubukimwishe no kugubwa neza. None bavuze ngo ubuhemu bw'abaswa buzabarimbura ariko kugubwa neza kw'abapfu nako kuzabarimbura. Ndasubiramo, ubuhemu bw'abaswa buzabicisha kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura ariko unyumvira wese azaba amahoro adendeze atagira atikanga ikibi. Aha mwumve ko ubwo no kugubwa neza kwatuma umuntu adakora, kwatuma umuntu atihuta, kwatuma umuntu atikorera, kwatuma umuntu adahinga, kwatuma umuntu atasa, maze imitsi, amagufa, imihore, amarana, igogora ryose rikagenda nabi bitewe no ko umuntu yicara avuga ati igisubizo kirahari nta kibazo mfite. Iyo niyo mpamvu ari ngombwa kuzirikana ibyo bintu byose. None dukora iki ngo duhagarike umuvumba wo kononekara umereye isi nabi? Numvishije nanyura muri byinshi byatuma twivura uyu munsi, ariko nkifuza ko buri wese agerageza kuzirikana neza. Mu gihe Bibiliya itubwira ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mukore byose guhimbaza Imana, abantu benshi cyane ntibazirikana neza ko iyi mibiri yacu ishobora kuba yanduye. Buriya kugerageza kwisiga no kwambara neza utariye neza yarangiza bihwanye no gupasa umwenda utameshe, ntacyo waba ukoze. Rero kubw'ibyo birakwiriye ko abantu bamenya ibi bikurikira. Impamvu iyi mibiri yacu yibikamo imyanda yarangiza ikandura, yarangiza yamara kwiyanduza y'ubwayo ikaba ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu dushaka kubanza twareba ngo icyo twakora ngo turogore amaraso y'ubwayo gusa ngo yoge, noneho tuyamese tubone duta imyanda hanze. Kuba byumva babizi, ufashe konkombure, urunyanya, beterave, karoti na seleri, ibi bintu uko ari 5 ukabikoramwo ibyo bita smooth ukabyivuza, wabisanga mu gitabo cyitwa Santé par les boissons page 226. Wabisangamwo amagambo akomeye kubabizi kugira ngo nibura igihe cyose dukora tiye dupfa no gukora, ariko tiye dukora ibintu tuzi n'impamvu yabyo, kuko ntabwo turiho mu gihe cyo gupfa gukora gusa, ahubwo turiho mu gihe cyo kumenya ibikwiriye gukorwa mu mwanya wabyo mu gihe cyabyo. Ibi aravuze ibi byakora bya ngo la cure detox, uburyo bwo kwirogora, kuko detox nibyo bita nibyo ngo ni rendre pire cyangwa se enlever toxine dans le sang, uburyo ufata imyanda imeze nk'uburozi yarangiza ukabona mbese wenda kugira ngo abantu babyumve neza asa n'utekereza warwaye uruhere runyenya kandi amazi akuvuyemo agatwika n'ahazime nyuma ku ruhu, ubwo haba harimo ibyo bita toxine. Ahangaha muraza kuhakurikirana neza, hari impamvu. Iyo ufashe ibintu bavuga ngo appelé aussi cure depuratif, elle est la cure par excellence. Iyi kire yo muri urwego rwavuzwe tumaze kuvuga haruguru igizwe na concombre, urunyanya, beterave, karoti na seleri. Iyo bayita ngo niyo koza, niyo gusukura, yarangiza imyanda nk'uko ubona umwenda bawuvuguta bagashyira mu mazi ukabona imyanda ivuyemo, ni nako ibi bintu ko ari 5 byinjira mu maraso imyanda igasohoka, yarangiza ugasa n'usigaranya amaraso meza. Désintoxiquer consiste à éliminer les toxines. Kurogora bihwanye no gukuramo imyanda mu maraso. Le vieillissement précoce et la majorité de maladies chroniques propres à notre époque, y compris le cancer, sont en relation avec l'accumulation de toxines dans l'organisme. Kubumva ururimi ubwo byabafashe cyane cyane iri saza ryihuse, aho ubona abantu ukabona itoto ryabo rigenda riba rike, ukabona ubushobozi bwabo bugenda ari buke,
ukabona umuntu aragenda arapfunyara yagize iminkanyara afite imyaka 20 30 40 ukabona 50 wamukeka mu 70 ugasanga hari aba 70 mu rushitoto nta kindi kibitera ni iyi myanda bitaravuye mu maraso noneho kubw'ibyo igasigara imeze nkaho kubika iyo myanda mu maraso bihwanye no kubika umunyu mu mwenda noneho ubwawe ugasaza buri munsi niyo mpamvu avuze ngo le vieillissement précoce est la majorité de maladies chroniques propres à notre époque ati uko gusaza ubusabusa cyangwa se vuba ndetse n'indwara z'ubumuga indwara zabaye akarande zikwiranye na kino gihe cyacu y compris les cancers ndetse na cancer kabamo sont en relation avec l'accumulation de toxines dans l'organisme bifitanye isano n'izo ndwara nuko kwirundanya kw'iyo myanda mu mubiri w'umuntu. Ainsi donc le traitement doit commencer par une cure de désintoxication. Kubivura rero bizagusaba kubanza wanga ibyo bintu birogora inyariye de mieux pour favoriser l'élimination des toxines que les boissons saines. Nta kindi cyakuvura k'ibinyobwa byiza. Ibyo binyobwa byiza ubwo bakubwiye bya bindi bizakora iki? Ibintu bizagukuramo inzoga cyo ni cyambere, kabiri bizakurogora, gatatu bizungura umubiri wawe, kane bizatuma ibyo bizagukuramo imyanda yose yica ni birebire. Icyo nashaka kuvuga gusa byengene bwabyo gusa ibi bintu biramutse bikozwe neza, iyo ni ya concombre, ni bwa runyanya, ni ya beterave, ni ya karoti na celery. Bisike yarangiza nushaka kimwe ufite ubushobozi ugisi ukwabyo, yarangiza ubyo bimuhakurikije nushaka ubivange ntacyo byabitwaye. Kunywa kimwe kwacyo ikindi ukazanguka, urumva ko ubwo byaba ari ubwoko butanu ariko bwajyana bikaba ntacyo bitwaye kandi wakoresha kimwe akaba ntacyo bwishe. Ubwo bivuze ngo ahangaha ntabwo ndi uhatinde, aho nashaka gusa ngo muzirikane ryarira ijambo ryo kuzirikanwa ngo mbe dukora iki igihe cyose kwaba ari ukurengera abantu ngo nibura turebe ikindi cyakorwa. Hari ikindi nacyo cyakorwa ni igihe noneho bakubwira ibikurikira. Turacyari mu bya bintu byitwa kurogora amaraso kandi dushaka ko buri wese yabyumva neza. Ibyo ntibyatugora igihe cyose waba umaze kubimenya kuko bifite akamaro kanini. Bifite ibyo bye bakubwira bati ongera kandi ufate tase y'umutobe w'indimu. Ubwo no gufata umutobe w'indimu enye kuzikoresha 3 zo ku rugero, ugafata amazi amatase 3. Ndasubiramo, ni tase imwe y'umutobe w'indimu wawukuye mu ndimu enye cyangwa 6, ukavanga n'amatase 3 y'amazi, ugashyira mwakayiko gato bityo bita kirikima cyangwa abandi bita turmeric. Yarangiza ugashyiramo akayiko gato k'ubuki cyangwa se isukari bita stevia. Yarangiza y'ubwayo gusa ariko ugashyiramo akayiko gato. Impamvu yo kuvuga ngo gato ni uko umubare munini cyane w'abantu bakunda ibintu biryohereye cyane. Hari igihe biryohereye cyane byo bitabakunda bicyane igihe batavuye. Ndetse muri Bibiliya hatubwira ngo umwana wanjye nubona n'ubuki nabwo uzaryeho buke. Twari tubwemerewe ariko umuntu nabona azaryeho buke. Biriya bintu biryoherera ntabwo bisabwa ko umuntu abirya ngo abihage uko ipfa rye rishaka. Bisabwa kutaganza amaraso ngo biryohere kugeza ubwo amaraso ahinduka ururyoherere. Bisaba ko amaraso yacu agomba kuba arimo akantu gashaririye biradufasha mu buzima. Niyo mpamvu tutemererwa guhora. Ndatanga icyitegererezo muri gitabo cyitwa l'essentiel de l'évangélisation sanitaire, havuga akaga k'ibiryoherera. Bavuze ko fanta imwe gusa yibita soda, fanta orange cyangwa se citron. Yarangiza byo kugira ngo uyu uryoherwe wumve ko karyoshye. Basobanuye gusa akamaro ko kunywa amazi arimo indimu. Baravuze ngo presser le citron avec de l'eau, diluer la mélasse, servir dans un verre large décollé des morceaux de citron. Nafata ayo mazi yarangiza uyavange, yarangiza unywe. Ariko incamake ndi buvugeho cyane ni iyi ngiyi ikurikira. Nicyo bimaze ni ibintu 9 kunywa ayo mazi arimo indimu. Elle stimule naturellement et de la façon saine qu'une tasse de café. Bitera imbaraga mu mubiri kuruta kunywa ikawa. Kabiri, elle désinfecte la bouche et la gorge.
indimu mu kuyinywa mu mazi ikigenda ikarogora akanwa n'umuhogo, ubwo ni kuvuga harimo imbuto z'indwara. Gatatu, erezede areduire mikozite, ibikorwa byanze gushira urahuguta inkorora igakira bikavamo ndetse n'ibimyira. Augmente la défense contre les infections, amazi arimo indimu atuma indwara z'ibyuririzi zitagushobora. Neutralise et élimine les toxines grâce à leur pouvoir intoxicant cyangwa se antioxidant, iragenda ikaburizamo kandi ikica imyanda bitewe n'ubushobozi bwo gukingira umugese mu mubiri w'umuntu. Gatanu, aravuze ngo recarnize le sang, amaraso yasharaririye arongera noneho akavamo ubusharire cyangwa se yararozwe. Combattre l'arthrite et les douleurs dans les os et les muscles, amazi arimo indimu aragabanya yarangiza akatuma abantu batongera kurwara mu ngingo, bigatuma amagufa yabo batarwara kandi imihore yabo ntikunde kubarya. Cya munane, elle prévient la formation de calculs rénaux grâce à leur haute teneur en acide strique, bitewe n'indugo y'indimu nyine yigeze mu mubiri bituma imisenyi itirema mu mpyiko. Icyo ni akamaro ka munane k'amazi arimo indimu. Igiheruka, elle apporte des minéraux, particulièrement de potassium et de magnésium, contrairement au café qui provoque la perte par l'urine. Iyo umuntu anyoye amazi arimo indimu, ayo mazi y'ubwamwongerera yitwa potassium n'iyitwa magnesium ni imyunyungugu ikomeye, imwe ihagarara mu mitsi ndetse no mu gukingira kanseri, undi ugahagarara ku mutima no ku mpyiko zigakora neza. Ngicyo impamvu ni ngo limonade pour commencer la journée, pour beaucoup l'effet énergisant du citron est même supérieur à celui d'une tasse de café. Abantu banywa amazi arimo indimu mu gitondo batangira akazi bafite imbaraga kuruta uwanyoye ikawa, kuko abanshi bayinywa ngo ikangure umubiri. Rero kubw'ibyo, uretse kuba ayo mazi gusa ari ukora ibyo byose, ahubwo no mu buzima butaraga buriyongera, mu mitsi hakoroha, yarangiza imbaraga zikiyongera, yarangiza ndetse n'ubwenge bukaruhuka mu buryo butagoranye. Tugiye rero kuri hahandi bya bindi twabonye byo gufata ya litiro y'amazi kubivanga na seleri na chou brocoli, onyo na karoti ndetse na persile na tungurusumu uduheke tubiri n'ikiyiko cya elayo ndetse n'akunyu k'agikukuri. Ndasubiramo, ni litiro y'amazi, utubabi dutatu cyangwa se udutitigiri dutatu twa seleri, chou brocoli kuyihagura kakantu kameze kameze nk'ururabyo ntuyifate yose, onyo imwe, karoti ebyiri, gufata akashami kamwe ka persile ndetse uduheke tubiri twa tungurusumu ariko waducagaguye, ikiyiko kimwe cy'amavuta ya elayo n'agakukuri gato, ukabiteka kugeza ubwo ya litiro imwe n'igice isigarana, ukabiteka na wabicagaguye, noneho ugasigara na igice cya litiro, wamara gusigarana kimwe cya litiro, ubwo amaraso aroroha, ukiyagarika neza inda zo kubivuga imyunyungugu yawe ikagenda neza. Ubwo ni ubundi buryo bwo gutuma tubaho ariko neza. Ngiye kujya ku ngingo ndi buyite iyiheruka kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva ibikenewe. Muri iyi si abantu benshi bagiye bazimizwa no kunywa ibisindisha kugira ngo uzikire warazinyoye, no kugira ngo utazazinywa, no kugira ngo nibura abawukomokaho batazazigira mu maraso. Bikeneye inzabibu, indimu n'ironji na pome, inkeri ndetse n'umwembe. Uyu mutobe w'ibi bintu uko ari bitandatu bigahuzwa, byamara guhuzwa umuntu akabisya, bigatuma tugera ku rugero rwiza rw'ubuzima, aho bakubwira ibikurikira. Ndaza kubisoma. Avec un fruit entier ou avec des jus, on peut réaliser un kilo de tox de façon agréable et sans avoir faim. Umuntu akoresheje ibintu uko ari bikurikira yaba afashije mu buryo bwatuma uyu mutobe wamufasha ubwa wakora icyo bita le kilo de fruits consiste à la prise de fruits seulement sous forme de smoothie, de jus ou entier. Ushatse wazikoresha kuri yaziri
ubundi wazikoresha ari nk'ingo igikoma wabiseye. Uravuze ngo pendant 1 ou 2 ou 3 jours consécutifs wabikoresha iminsi 2 bikurikiranye cyangwa 3. Il est permis d'ingérer n'importe quelle quantité de smoothie, jus ou fruit entier. Ushatse wabikoresha ku rugero runaka, ariko byakora iki rero ari byo dushaka kureba. Ziriya mbuto ziramutse zifashwe, ndavuga inzabibu, indimu, n'ironji, ni pome, ni inkeri, n'umwembe. Haravuze ngo la durée d'une cure ne devrait pas dépasser les 3 jours. Ibyaba byiza gukurikirana bikwiriye kuyikoresha nibura iminsi 3. Les cures de plus longues ne sont pas recommandées en général. Ntabwo abantu bose babasabwa kuzabikoresha igihe kirekire. Les dates doivent être réalisées sous la supervision d'un professionnel de la santé, cyane cyane bigakoreshwa ku bantu bazi by'ubuzima. Bwa mbere iminsi 3 iremewe byikurikiranyije. Kabiri, la contre-indication d'une cure de fruits sont les mêmes que pour le jeûne. Ati bigira amategeko rero hakurikije uko ubuzima bumeze, kuko bimeze nko kwiyiriza ubusa. Niyo mpamvu bashatse kutubwira ngo nibura abantu benshi cyane baje bazirikana ibisabwa kugira ngo turebe igihe cyose, kuko kwiyiriza ubusa kugira amategeko nako. Baravuga ngo le jeûne complet en ne consomme que de l'eau. Umuntu akwiriye kwiyiriza ubusa ariko akaba yanyoye amazi. Cure de détox dépuratif le plus radical, la privation d'aliments provoque une série de changements métaboliques principalement. Kubikora ntacyo wariye bifite icyo bihindura mu ngingo z'umuntu, ariko icyo nshaka kuvugaho ndavugaho ku bintu bigira bavuze ngo iyo ubwabyo gusa bifata ibyo bita mobilisation de réserve d'énergie, imbaraga zigiye gushiramo zirongera zikagaruka. Kabiri, elimination de toxines, imyanda ivamo, ubwo nakamara ko kwiriza ubusa. La diminution de la production interne de toxines, noneho igabanuka ry'imyanda imbere mu mubiri. Ralentissement de l'arrêt de l'auto-intoxication intestinale, amarara zibuka neza, uburozi bwari burimo bukavamo. Jeûne court, ukabukwiriza ubusa guke cyane. Le jeûne court d'un jour répété pendant un certain temps sont préférables et plus efficaces qu'un unique jeûne de plusieurs jours consécutifs. Kujya ufata umunsi ukawiriza mu busa byakiza indwara kuruta gukora ibyo bita gonginike mukora igihe kirekire. Noneho bizabyara iki rero? Icyo nihutira cyane nuko baratubwiye ngo kwiririrwa imbuto byakora murimo nkaho umuntu yiriwe atariye. Bati contre-indication de jeûne, dore abantu batemerewe kwiyiriza ubusa. L'enfance, umuntu akiri muto tebakamwiriza ubusa. La grossesse et l'allaitement, umugore utwite n'uwonsa nabo. Le diabète, iyo umuntu afite diabète si byiza. La minceur indice de masse corporelle inférieure à 20%. Iyo uri kugenda wonda cyane tukabikurikirana. Le maladie grave et affaiblissante ni indwara zitera cyangwa se indwara zikomeye zitera konda cyane, zica intege. Ibyo nabyo bitumye umuntu atakwemererwa kwiriza ubusa. Ndagira nti ku ngingo ngufi cyane nashatse ko buri wese yagerageza kumva kandi akanumva neza. Naho ngaho nashatse ngo nibura buri wese agerageze kumva aho twakwita ko tugiye kurwanya icyo navuga ngo turwanye ibintu bisaba by'inzoga. Biradufasha kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva cyane, kuko turiho mu gihe gikomeye cyane kandi gisabwa ko dukurikirana neza twitonze. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, page ya 272 harimo iri jambo rikurikira, kandi nshaka ko buri wese yagerageza kumva. Ntabwo turi bubitindeho cyane, ahubwo turajya dushaka ngo nibura buri wese agerageze kumva ibyo abuzwa n'ibyo yemererwa. Uko ku ipaji yacyo y'ijana 188 mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu harimo iri jambo rikurikira. Harimo iri jambo nshaka ko dusoma. Mu byago byose byunamiye mwene muntu, kunywa inzoga nibyo biza ku mwanya w'imbere. Ibi bintu zirikanwe neza ko kunywa inzoga biri kuza mu mwanya w'imbere
mu guteza ikibazo. Inzoga ziracura inkumbi mu bantu b'inzego zose, nubwo inzoga ari isoko y'ubutunzi no gukomera kwa bamwe, ariko niyo ntandaro y'umubabaro n'ubuhanya ku bandi, kandi ni urukozasoni n'umutwaro ku bantu bose. Zirikana ibintu bikurikira bitatu: nubwo inzoga ari isoko y'ubutunzi no gukomera kwa bamwe, ariko niyo ntandaro y'umubabaro. Aravuze ngo niyo ntandaro y'umubabaro, cyo ni kimwe n'ubuhanya ku bandi. Ni intandaro y'umubabaro, ni intandaro y'ubuhanya, kandi ni urukozasoni n'umutwaro ku bantu bose. Ibi ndagira ngo bigaragare neza ko abantu benshi cyane bagomba kumenya neza impamvu yo kwirinda iki kintu. Noneho ugiye kure cyane ukajya ku buzima bw'abantu, maze ukajya kukurinda icyo twakora ngo nibura ubuzima bwacu burindwe, hariho no kumenya neza. Nagerageje gusa n'ushaka kugira ngo ngire ku tuntu duke, ariko nshaka ko buri wese yagerageza kumva. Muri kino gihe hari igihe tukura indwara mu kurya ibintu bifitanye isano n'inyamaswa. Muri ibyo sano bifitanye isano n'inyamaswa, ubwo ni inyama zisanzwe z'amoko yose. Noneho hakaba n'ikindi kibazo, ni ibikomoka ku matungo ariko bindi utari inyama, ngo ni nk'amata n'amagi, ibyo na fromage. Noneho iyo uganiriye n'abantu benshi cyane bafite uko bibwira mu bwenge, kandi uko kwibwira niko kwatumye nshaka ko nibura ko bivugaho. Ni Bibiliya itubwira ko inyama zirimo amoko menshi. Kuba bisoma muzasome ko bavuze ngo mu Bakorinto ba mbere 15 havuga ibi bikurikira. Ngiye gusoma nkabona ngasobanura mu minota mike cyane, ari uburyo bwo kurangira abantu bajye bareka kwibeshya, ahubwo bige, kuko uburyo bwiza bufasha umuntu ni ukwiga. Ni igice cya 15 cy'Abakorinto ba mbere. Ariko bamwe barabaza bati, abapfuye bazurwa bate, kandi bazaba bafite umubiri ki? Wamupfuwe, icyo biba ntikiba kizima kitabanje gupfa, kandi icyo biba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma, ahubwo ubiba akabuto bwako, kenda kakaba ari shaka cyangwa kandi kabuto, ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye, kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Inyama zose si zimwe. Ako niko mu Roma 39. Inyama zose si zimwe. Impamvu niyo tugiye kurikirana, ahubwo iz'abantu ziri ukwazo, iz'inyamaswa ziri ukwazo, iz'ibisiga ziri ukwazo, n'iz'ifi ziri ukwazo. Icyo nshaka ngo mwumve gusa n'iri jambo rivuze ngo ifi si inyama, ahubwo ifi nazo ni inyama. Nicyo noneho icyo nitaho cyane ku bantu babikurikirana neza baba babizi. Reka njye ku ngingo ifi. Buno ziri mu abantu benshi cyane bitewe no kumenyera udutoya, bazi ifi nini ntizibaho. Uduto n'utunini twose dufite umuhore, kandi ntabwo ari kimera, ahubwo ni ikinyabugingo nacyo. Ubwo ari ikinyabugingo rero ntabwo ndibuvuge mu byinshi cyane. Barivuga hano muri kino gitabo, bavuga ingaruka zifite ku muntu zigera mu 8. Ngiye ndasomeye 8 gusa kubwo kubahiriza igihe ngo nzarebe ukuntu nagera ku buzima bw'abantu. Haranditse ngo kanseri. Il y a un niveau croissant de cancer chez les poissons. Hari kwiyongera cyane kwa kanseri mu mafi. Dans les lacs Erie, seulement 30% de barbottes sont atteintes de cancer de foie. Muri iyi nyanja yiswe Erie, bo barabamo amafi 30% kaza y'ubwayo yifitiye kanseri. Fati, le cancer chez les poissons ont été trouvés partout dans les continents. None kanseri ikomoka ku mafi imaze kuboneka ku migabane yose y'isi. None ubonaho twari bateka icyo kiyaga si ikiwacu, none hibonetse ku migabane yose y'isi. Se rapporte à réfléchir. Ibi birasaba ko abantu bicara bakabitekerezaho. Car les instituts nationaux de la santé ont constaté que le taux de mortalité de cancer avait augmenté chez les humains dans les régions où le cancer chez les poissons est le plus répandu. Bigaragara neza ko benshi bari kwicwa na kanseri cyane cyane aho bagiye bakoresha mu mafi ayifite. État donné que la pollution du lac Erie était très importante, bitewe no kumenya neza ko uburozi bwafashe iki kiyaga cyitwa Dinazina cyafashe hanini. Les souris qui ont été peintes de sédiments provenant du lac ont développé le cancer de la peau.
imbeba zageze ubwo zishobora kurya kuri aya mafi zagiye zigira ingaruka yo gutuma nazo ubwazo zifatwa na kanseri y'uruhu. La mort de poisson en 1993, une mortalité massive de poissons a eu lieu dans différents états et des millions de poissons sont morts à cause de pesticides, de l'huile et de l'essence, de chlore, d'ammoniac, de métaux lourds et de toxiques et de différentes causes. Amafi menshi cyane yahuye n'iyi miti iyi miti y'imyaka cyangwa se ifumbire mvaruganda, ibindi byanyoye essence y'ibi bigenda mu mazi, ibindi byahuye za chloride zagiye ziva mu mazi ava mu migi yarangiza akajya mu nyanja. Harimo ibintu byinshi cyane byagiye byanduza. Ibyo byose ni imyanda yanduza amafi maze yaribwa akanduza abantu bakarwara. None bikazabyara iki? Bati bamwe rero bamubwira ati ntabwo ari nziza, ariko Yesu yaziriyeho. Niko bavuga ngo Jésus n'a-t-il pas mangé du poisson? Bati mbese Yesu ntiyaziriyeho? Ariko baravuga ngo oui, le récit biblique suggère qu'il est effectivement mangé. Birazwi ko yaziriyeho. La maladie est en constante augmentation. Mubanze mumenye neza ko icyo gihe indwara zari ziyongera. Ni ukuvuga ngo abantu niba aricyo bari bitwaje, indwara zari ziyongera. Rero ni inama ku mirire. Il y avait beaucoup moins de malbouffe, de matière grasse, de sucre. Isukari icyo gihe yari itaraboneka, amavuta yari akiri make, raffinage, ibyo kunogereza ibyo kurya byari bitari byaza. Fati provenant de la consommation de poisson, ibi byo kubeta bikaza amafu bikaza ibinini bikazagira bate byari bitari byaza. La poisson avait moins de maladies à l'époque comparativement à aujourd'hui. Icyo gihe amafi yari afite indwara nke ugereranyije n'ibiriho none. Ubwo icyo nari nshatse kuvuga haniya gusa, ndagira ngo niba ngo en même endroit les poissons vivant dans une eau polluée par les égouts de grandes villes deviennent pour ceux qui les consomment une cause de maladie. Mu birere bimwe na bimwe aho imidugudu myinshi cyane usanga amazi yanduye yarangiza yo mu migi akajya mu nyanja, ifi zikayakoresha ziba intandaro y'indwara nyinshi. Même si les landes plus loin sont pêchées à nos pires, nubwo zaba zavuye ku nkengero zikajya hagati ariko zigenda zariye, bishobora kwanduza. Il risque de rendre malade et à cause de la mort des gens qui ne suspectent pas le danger, abataza akaga karimo bakabona. Rero ntabwo nari ngendereye cyane kuyiyo hasi cyane, ahubwo nashaka kwereka abantu ko byanze bikunze aho dukomora indwara ni henshi, n'ahandi tutakekaga naho zitabaga zaraje, aho utakekaga no mu mboga no mu mbuto. Ahubwo ibyiza by'ibyo bimera ni uko byo bifite ubushobozi bwo kumenya kwitesha akaga, kandi ubiriye akabikorera. Ibimera nicyo cyiza cyane, bishobora kwandura ariko wabirya bikaba bifite bwa bushobozi bwo kwirwanaho. Rero mu mugambi nyamukuru w'icyerekezo cyo kumenya neza kwivura, reka duse n'abantu bazirikana ibi bikurikira. Dukeneye kwivura, nsubiye ku kintu gito cyane cyitwa indwara z'amagufa, nazo zabaye ikibazo. Ndagira ngo ntari butindeho cyane. Ni igitabo cyitwa l'essentiel de l'évangélisation sanitaire. Niho twasomaga, navuga ko wenda kuba bikurikiranye ni page yacyo y'155, niho y'icyo gitabo. Mu gihe dusatira iherezo ry'ibintu bibi gusa, tugomba kwirengera buri munsi, dukeneye notre créateur de désir que nous visions d'une bonne santé. Mu mugambi nyamukuru Imana yari ishaka nuko tugira amagara mazima. Mu Rwanda gatatu rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 2. Mais plusieurs d'entre nous n'ont pas encore appris à bénéficier des bienfaits du soleil. Ariko benshi ntabwo bafite amahirwe yo kubona ibyiza by'izuba, puisque pour la plupart nous restons de longues heures enfermés à l'intérieur. Abenshi birirwa bikingiraniye mu mazu badahura n'izuba. Selon le docteur Ulrich, un expert en physiologie de la vitamine D de l'université de Boston, uyu nguyu w'umushakashatsi yavuze ko kutota izuba byongera ubwabyo gusa, yaravuze ati yaravuze ngo la capacité de l'intestin à absorber le calcium et la phosphore. Iyo umuntu atota izuba amara ananirwa kukamura calcium nitwa phosphore, ce qui est à prévenir l'ostéoporose, l'ostéomalacie, la fibromyalgie, la faiblesse musculaire, l'hypertension artérielle et l'agitisme. Kandi iyo vitamine D idufashwa no kota izuba tukayigira, igatuma
ishobora gutumira calcium n'iriya phosphore bishobora gukora, kuko iyo myunyungugu yombi phosphore na calcium byiyungurura neza, amara akabyungurura neza ariko umuntu yose izuba, bitewe nuko yagize vitamine D. Yarangiza abayibuze bubwabo, ababuze ya vitamine D yanze kuneka, niko nagereranya, bitewe nuko nta zuba wose, ukaba wujwe kota izuba n'impamvu zinyuranye, ariko ndavuga kuri 3. Bwa mbere nuko ubufunzwe, kabiri nakazi kaguhoza muri biro, gatatu n'ubunebwe buguhoza mu nzu, cyangwa se n'ubumuga bw'igihe kirekire butuma udasohoka. Ibyo byatuma urwara izigwara zikurikira: bwa mbere amagufa yamungwa, kabiri yabora, gatatu yazamwe ibibyimba, kane imihore yagira intege nke, gatanu umuvuduko w'ikirenga w'amaraso waboneka, gatandatu amagufa yawe yagorama. Ako nakaga kukura vitamine D, amagufa yamungwa, yabora, yazamwe utubyimba, imihore yagira intege nke, umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, ndetse no amagufa koroha akagorama. Ibyo byose niyo bavuze ngo ni osteoporose, osteomalacie, fibromyalgie, faiblesse musculaire, hypertension artérielle et rachitisme. Ibyo bigaragara neza ko ubuzima bwacu tugomba kubufata nk'ababushinzwe, tukabufata neza. Icyo gihe ngo duhangane nabyo rero neza. Zirikana ibi bikurikira, ukeneye icyo uri budukurikiraneho neza. Ukeneye fata ifu y'amasaka n'iy'uburo, fata amazi akwiranye n'ibyo ubushigishanye, ngaho fata akayiko gato ka kirikimo cyangwa turmeric, abari gushyira muri ya mazi gashyiga amazi atogote, ukoremwo cya gikoma cya ya masaka na bwa buro, nujya kunywa ushyiremo iyo bita coconut. Yarangiza ibi binyobwa nibura kane mu cyumweru kabikora igihe kirekire, biri mu bintu uyote izuba, ariko nibyo wabikoresheje. Igihe indwara z'amagufa zikomeje kwiyongera ku bato n'abakuze, ubwo nibwo buryo bw'umuryango bwo kwikingira ngo abantu be kugwara amagufa. Babikoresha kane mu cyumweru, babikoresha ukwezi, banarenza byahinduka akamenyero, kuko ako niko kamaro ko kumenya kwikingira ngo nibura ubuzima bwacu bumererwe neza. Rero reka ubwenge bwacu bujye bumenya kwishyira ku murongo, natwe ubwacu tumenye icyo twakora ngo nibura ubuzima bwacu bugubwe neza, kuko hatabayeho kwita ku buzima bwacu bwadupfana tureba, kandi bikazadusaba igihombo kinini tutashobora gutesha twebwe bwacu. Bizagusaba muri ubu buzima bukurikira, kugira ngo nibura, yaravuze ngo aider à construire une relation confiance avec Dieu. Hirya y'ibyo byose yogera no kubaka isano yo kwiringira Imana. Icyo ni kimwe. Croire que Dieu existe, banza wemere ko Imana ibaho. B, parler avec Dieu, usenga uvugana n'Imana. Gatatu, étudier la parole de Dieu, wiga ijambo ry'Imana. Kane, apprendre à connaître Dieu, wige kumenya Imana, uyisobanukirwe neza uryame ubwende, ariko uzi ko Imana ibaho, ko ari nayo itumye ubaho. Comprendre son amour, faire confiance à son amour. Yusobanukirwe urukundo rw'Imana kandi urwiringire. Confesser, se repentir, changer. Niba ushaka guhinduka, ya watura ibyaha byawe imbere y'Imana, nta bwoba, wabikoze ireba, irakubitse, irakubikiye, nta mpamvu yo gusa n'utinya kuyibwira, kuko n'ubundi ikwihanganira idashaka kwagira n'umurimbuka. Fati accepter le Christ, se soumettre, uganduka maze wemere Yesu nk'umukiza wawe, igiheruka demere donc croître, kugira ngo uburiho nugukomeza gukura mu by'umwuka. Ni kuvuga ngo zirikana neza ko ubuzima bwawe burinde, ubuzima bwawe bwizere, ubuzima bwawe bwiringire, ubuzima bwawe bwumvire, ube uw'Imana mu mutima no mu mubiri, kugira ngo nibura inama z'Imana zose zigufashe, kandi uziyoboke, kandi zikurinde, kandi zikuragire, kandi we mwisuru w'Imana, nawe waringira ubuzima bwawe. Rero Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.